Heyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi ndaje hamwe ngo turebere ku makuru ya Kitoko, bite bya Kitoko yaburiye he? Umwe mu bahanzi bafite igikundiro, umwe mu bahanzi bakunzwe hano cyane mu Rwanda. Niba ushaka ko nzanagutegurira amateka ya Kitoko, andika muri comment ati dukeneye amateka ya Kitoko, nzagutegurira ku mateka y'uyu mugabo. Uyu mugabo wakoze amahiti menshi cyane muri Afrobeat, kubera yuko iyi njyana ya Afrobeat yari yarayigaruriye. By'umwihariko rero muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amakuru ya Kitoko ndetse n'umuhanzi w'umuregend diplomate. Ariko by'umwihariko reka tubanze duhere kuri Kitoko. Kitoko aratuje cyane muri iyi minsi, kubera yuko Kitoko ni umwe mu bahanzi beza abacecetse. Uyu mugabo rero wavutse kuri 12 Nzeri mu 1985, ni umwe mu bahanzi rwose dufite b'abaregend bakoze injyana ya Afrobeat bakamenyekanisha u Rwanda ndetse haba muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Kitoko rero nubwo buryo uyu munsi B1 Promoter ngarutse kugira ngo tumurabure cyangwa se tumwereke yuko muri game yakabaye ari kudukoma, kandi ibyo ni ibintu yashobora. Reba ejo bundi twagarutse kuri The Ben uyu munsi yagiye muri studio agiye kurekura indirimbo. The Ben agiye kurekura indirimbo, Truth TV iba yamurabuye. The Ben yamara kubona Truth TV akavuga ati ibi bintu koko aba bagabo bari kumbwira ni ukuri, gute watinya game, gute uri umuhanzi w'umuregend ugatinya studio? Kitoko rero turagusaba ngo wongere urebe ukuntu ujya muri studio. Hari abantu benshi bagukunze, uri umuhanzi mwiza, ufite inganzo, ufite talent. So rero Kitoko ku myaka ya 39 wigira ikibazo imyaka ntare, wigira ikibazo umuziki ntawe ugendera ku myaka. Hari abasaza tuzi ba Koffi Olomide bande bakiri kudukubita imiziki myinshi cyane. Kitoko rero usubira muri studio, wongere ukore mu nganzo, wongere uhe abanyarwanda wa muziki wawe bakunda. Muri 2022 uyu mugabo Kitoko yasoje masters mu bijyanye n'amategeko. Kitoko yagiye mu Bwongereza muri 2013, ariko tuvuga ati ntago azatinda, azongera agaruke muri game. Ni umuhanzi mwiza, kandi koko Kitoko ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi munini ufite izina rinini hano haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. So rero Kitoko, icyo tugusabye, hari abantu bagukunze, hari abantu bakunda imiziki yawe rwose, nanjye ndimo. Kitoko uri umwe mu bahanzi numva imiziki yawe nkavuga ati uyu muhanzi arashoboye, uyu muhanzi arabyumva. So Kitoko, subira muri studio wongere ukore mu nganzo. Ikibazo ufite ni ikihe? Abanyarwanda ko kunzi bawe turuta abafana bawe. Hari abantu benshi rwose twagukunze, twe tutarebeye ngo uri gukora amahiti, ahubwo twakunze ibintu byawe, kandi uri umwe mu bantu bakundwa n'ingeri zose. Kitoko usanga yaba mu rubyiruko wisangamo, haba mu basaza n'abakecuru, n'ab'imiziki yawe Kitoko urabizi ko bayikunda. Kitoko gira urebe uburyo wagaruka muri studio, turagukumbuye. Uyu Kitoko rero nkuko nari ndi kubikubwira, 2018 yagarutse Kigali. Turavuga ati Kitoko agiye kudutamo amaproje menshi cyane, ariko mu by'ukuri ntago ibyo ngibyo twatekerezaga ariko byagenze. Kitoko rero turagusabye, subira muri studio. Umaze igihe kinini utaduha imiziki, subira muri studio duhe imiziki, twongere turyoherwe n'injyana ya Afrobeat ukora, uburyo dukubitiramo utuntu tw'utuyendiwane, utuntu tw'udukoryo. Urumva, usubire muri studio wongere ugere gute, wongere uduhe ku miziki Kitoko rero uyu nkuko nabikubwiye yaje kwiga amategeko, aranayarangiza rwose, yaragraduatinze muri masters. So ni ikintu cyiza rero cyo kugira n'abahanzi bafite n'amashuri menshi. Ejo Kitoko yaza agafasha leta mu bintu bitandukanye, noneho cyane akanabivanga na experience z'abakuye mu Bwongereza. Ariko ibyo ngibyo ntago byakuraho Kitoko kutaduha indirimbo. None se ngira ngo ba aremukura bazi ntibakora muri leta mu bintu bitandukanye, ariko nabo ni abahanzi b'abaregend. Kitoko rero icyo tugusaba, subira muri studio wongere dukubita imiziki, abafanzi bawe, abakunzi bawe, twongere turyoherwe. Ntabatindiye rero reka tugaruke ku muhanzi bita Diplomate. Uyu ni umwe mu bahanzi b'abaregend mu njyana ya hip hop. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane nkuko narindi kubivuga mu kanya kuri Kitoko. Uyu Diplomate ni umwe mu bahanzi b'abaregend, kandi noneho bakunzwe
n'ibyiciro byose, haba abapapa, abamama, abakecuru, abasaza, urubyiruko noneho rwo rumukunda kubi. Urubyiruko rumukunda kubi, haba abari hejuru ya 20s, yaba abari munsi y'iyo myaka bamukunda kubi kubera ko Diplomate ni umuhanzi w'umulegend, ni umuhanzi waririmbye ibintu bifite agaciro, ibintu biremereye. Mu by'ukuri ngira ngo indirimbo za Diplomate yenda Truth TV Rwanda ntabwo twemerewe kuba twafata indirimbo ya Diplomate ngo tuyishyire muri iki kiganiro kubera yuko ni amakosa twaba dukoze, ariko jya kuri channel ya Diplomate urebe imiziki yakoze, ujye muri YouTube usacingemo imiziki ya Diplomate wumve imiziki yose yakoze. Diplomate ni umwe mu bahanzi b'abalegend bagiye batanga message mu ndirimbo baririmbye. Diplomate ni umwe mu bantu banze kugana indirimbo z'ibishegu azireba. Urumva hari nk'indirimbo afite bita icyuki gikaze, uburyo ayitangira n'uburyo n'ibiyirimo uhita ubona ko Diplomate ari umuhanzi w'umulegend, ni umuhanzi mukuru. Iki kintu abanyamakuru benshi ntabwo begeze bakivugaho kubera ko abanyamakuru bo muri iyi minsi bibereye mu bishegu, barareba uwabahaye igiti baravuga uwabahaye akantu. So rero Truth TV Rwanda icyo ngicyo twebwe nicyo twaje kurwanya. Kora subscribe aho ngaho uvuga ati Truth TV Rwanda, bya bindi ntashobora kumva kuri radio, bya bitekerezo bizima by'abahanzi ntashobora kugira ahandi numva, nzabyumva kuri Truth TV Rwanda. Wowe ukoraho hari subscribe, nibyo nari kukubwira. Twari turi kugaruka ku muhanzi w'umulegend Diplomate. Ejo bundi Badrama yagiye muri studio Diplomate yari ari gukoreramo indirimbo ye. Badrama abyumvikanaho na producer, umenya yaramuhaye ka bitugu kwaha, yaramuhaye akantu. Umuproducer ari kuri indirimbo ya Diplomate nshyashya, Diplomate ataranageza ku isoko, Badrama ajya kuyikoresha muri filime ye. Urumva nk'icyo kintu kiba ari ikintu kibi kigiye gutuma umuhanzi Diplomate hari ukundi kuntu abibona. Uratekereza ukoze indirimbo iracyari muri studio, abakunzi bawe uri kubizeza yuko hari projet igiye kuza, none warangiza ukajya ukayibona yasohotse muri filime y'undi muntu. So rero iki kintu Badrama yakoze, niba atari ugutwikira iyi ndirimbo, kandi Diplomate ni umwe mu bahanzi batajya bajya mu planka nk'ayo ngayo, ni umuhanzi mukuru, ibintu akora birivugira, ntabwo yakora planka abeshyira Badrama ati yanyibye indirimbo ayishyira no muri filime. Badrama rwose aho uri wigaye gufata indirimbo ya Diplomate noneho uyikuye muri studio. Urumva kuba wagenda ugatanga akantu producer akayiguha. Diplomate ni umuhanzi mukuru ushobora kwegera ukamubwira ati reka dukorane, iyi ndirimbo nayikunze, iyi ndirimbo reka nyigure mbere yuko uyisohora nanayifashisha muri filime yanjye. Ibyo ni ibintu Diplomate yakemera. Nawe ayo mafaranga waba uyiguze akagira n'ikindi kintu akayinayifashisha no muri video cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye. So rero Badrama wigaye wumve ko wakoreye ikintu kibi Diplomate. So ni muri ubwo buryo rero kora subscribe tujye tubona gatanu ku kandi. B1 Promoter narababwiye ngiyi showbiz tuzayigendanamo gatanu ku kandi. Ibitekerezo byiza tubishyigikire, abahanzi beza tubashyigikire, abahanzi bari gukora ndetse n'abatari gukora tuzabahwitura. The Ben ko twamuhwituye, murabona atagiye gusohora indirimbo nshyashya. So rero na Kitoko turamuhwituye. Diplomate twagira ngo tumuvugeho muri iki kintu Badrama yamukoreye cy'ubuhemu. Diplomate ntabwo ari umuhanzi uri gukina planka, ni umuhanzi mukuru, ibyo bintu tutanaziho. So Badrama wigaye kuba wakoshereje Diplomate, umwegere murebe uburyo musilovinga bino bibazo. Kora subscribe tujye tubona gatanu ku kandi. Nge ndi B1 Promoter, iyi game narayiziye kugira ngo ibyiza tubishyigikire, ibi bitubirwanye. Ibi ngibi uzabyumva kuri Truth TV Rwanda, ntabwo uzigera ubyumva ku yandi mateleviziyo n'andi maradiyo, kubera yuko bo bavuga ibintu byiza kubera yuko ari uko bishyuwe. N'ibintu bibi nibyo bigezaho, ibishegu n'ibiki. So nge the B1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Hallelujah.